imbere mbwo Gitafu muzamu ubu ntago mumuzi mwisi iri imbere muzamumenya Gitafu Gitafu komeza no gufata yawe kurama yawe giravu tangira usore n'ubugoma Gitafu mu minsi iri imbere do azasohora ingoma kandi muzabibona kandi ingoma ya Gitafu mande muni hiti ejo bundi yararahanwe mbere yuko Gitafu asora indirimbo ngo aragitose yego yagoraririmbye ati yarahanuye ati yego Gitafu agiye gusohora indirimbo yego kandi indirimbo izaba nk'iserere mu mitwe y'abantu benshi kandi ahubwo arantu mubonye mu kanya nyamara yago yaje Kigali yagari Kigali oya yagari Kigali pe yaje gukora iki ndakubwiza uko ngenda kuvuga ngo hari ahantu mvuye mbonye yago kaze bakunzi bacu mbasuhuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu ni Raya Wiz Show ndetse na Slim Jesus TV. Meze neza waramutse ndashima muraho mwiriwe mwaramutse bitewe n'isaha undebeyeho aho uherereye hose bitewe n'igihugu ki mu ndebe kandi abana baje kuri TikTok bajyaga baza ngo muturebe kandi mudukunde cyangwa ngo mutapinga muzamuke ndi kubabona ngo gatanu ngo hakuzi ko abantu TikTok ariko abantu batangiye ntabwo nyibyumva mbere igitangira wumvaga wajyaga kumukomba umuntu ari muri ngo muzamuke ndi kubabona muzamuke ndababona sinzi iyo bazamukaga undi ngo mutapinga ngo mufate uriya ngo muvaneyo ngo kare kurago icyo gihe ba Godfather bagiserana ba Melody ngo yamumanuye undi ngo yamuzamu ariko ngo bisigaye ari amahoro nabonye n'abahanzi bose basigaye bari kuri za TikTok dukomeze rero basaba maniga yego dukomeze rero twagiye twinjira mu muri yacu wo bita ari video nabonye ndaza kwishyiramo ivuga ku wo bita Nyarwaya Yago arimo arahanura Nyarwaya Innocent ariko Yago ni umukozi w'Imana nuko mutabizi umukozi w'Imana murebe mwitegereze mu bantu bose Yago yahanuriye ibyo hano bitasohoye byagiye bibaho pe urwa mbere je ntabwo yigize ampanurira oya yigize ampanurira ariko abandi bose yahanuriye uwo bita Murungisabe ahanurira uwo bita Jihad ahanurira uwo bita Emirene ahanurira noneho ubuhanuzi bundi bugezweho ni ubu buhanuzi bwa Gitafu ejo bundi yararahanwe mbere yuko Gitafu asora indirimbo ngo aragitose yagoraririmbye ati yarahanuye ati Gitafu agiye gusohora indirimbo kandi iyi ndirimbo izaba nk'iserere mu mitwe y'abantu benshi kandi ntabwo yarazi ko Gitafu arimo arabivuga abantu baramupinga babona nyine tu ntazi ibyarimo ariko se ntibyabaye byarabaye indirimbo ntiyabaye iserere mu mitwe y'abantu guma muratasha nabonye ari kumwe na ejo bundi nabonye n'agafoto ari kumwe na Element ahubwo arantu mubonye mu kanya nyamara yago yaje Kigali yagari Kigali oya yagari Kigali pe yaje gukora iki ndakubwiza uko ngenda kuvuga ngo hari ahantu mvuye mbonye Yago kandi hari n'amakuru ariko Yago namubonye kuko mu minsi ishize live yakoze sibyo abwira abantu ngo agiye kugaruka hehe mu Rwanda kuronshinga album nge hari ahantu mbonye Yago nyamara muri Kigali kure airport reka ni ukuri mu kanya mvuye ariko Yago hari ahantu mubonye kwitane ku kibuga cy'indege kandi ari gusohoka muri ntuza mu ndege cyangwa mu ndege se wamubona utari mu imbere ari gusohoka aho muri aho basohokera yari yakiriwe nandise jewe ntabwo urumva nagize nari ndimo ngenda nsohokamo nanjye meze nk'uri kujya mu kibuga mbona hasohotsemo umuntu umeze nka Yago afite n'ibikapu ariko hari abandi bantu bameze ariko Yago namubonye uko biri kose Yago ushaka uri kubisanga wabiketse yagari Kigali nyamara yagari Kigali aje kureba Gitafu ngo bakorane ariko nenoze ahubwo ejo bundi nabonye yapostinze ifoto ari kumwe na Element ariko ati ibya nyamasuwe ejo mwitegure ko dushobora gukorana indi ngoma kandi rega nakumbuye umwana nakumbuye umwana n'ejo bundi bivuzeho kuri live yabivuzeho kuri live avuga abantu bagiye bamuhebukira avuga abantu bahemukiye umwana ndetse anavuga n'umuntu watutse umubyeyi we avuga ati njyewe reka nanabivuge
avuga yaravuze ngo uwo bita Jihadi ngo yatutse umubyeyi wanjye ndetse ngo icyo gihe Jihadi ngiye nayo ngiye kumufungisha ngo banahuriye muri ribu amusaba imbabazi amusaba imbabazi kandi arazimuha hagati Jihadi kamubabarira ariko Jihadi yari no kuzisema none ubu ngubu Jihadi ubuzima arimo aka kanya ni ingaruka z'ibikorwa bye ni ingaruka z'imitima myinshi yabojeje ayivusha amaraso yagiye imbere y'Imana irarira ari mu ngaruka z'ibikorwa bye kuko ntabwo ari Yago gusa reka ariko Yago yamwigirije aho nkano uribuka muri 2022 muribuka uyu nguyu Jihadi breaking inkuru ya Yago na Anita Pendo urabyibuka ko ari wazanye biriya bintu kandi mukuri amajwi yavugagaho nta foto yari byari ibihuha nyine byari gutyo gusa nta jwi ryari ririmo ngo umwe ahamagara undi ngo tuvuge ngo umwe yavuze ati Yago undi nawe Anita we twumve yuko amazina yabo arimo nta byari birimo nta foto yabo yari irimo we yafasha ibintu by'ibijwi yakuye ahantu arabizana biterekaho abyitirira Yago ari naho hantu hatangiriye impundura na propaganda yo kwica izina rya Yago biriya bintu byakozwe igihe Yago yaratangiye kuzamuka inyenyeri yari yamajije kwaka yagari umunyamakuru umuntu wese atakwaka interview ngo ayimwime Yago buriya yazize ishyari y'abantu Yago atangiye rwose ariko mubona nta kigo dufite turagifite ariko yagarutse agiye kubishyira ku murongo yavuze yuko ngo agiye gufata umwanya imyaka 3 ngo agakora ku ndirimbo ze ngo agahita agaruka mu itangazamakuru akagaruka mu banyamakuru akagaruka ari umunyamakuru agateza intambwe cyangwa kongera kuzamura abahanzi uribuka Yago channel ye cyangwa se platform ye niyo yacagaho abahanzi nta muhanzi utararishimva nta mpyisi yagatasereye igikoma ahubwo nuko bose bagarutse bamurwanya baramuhinduka ariko Yago ntako atagize pe aba bose bamurwanyije Yago nta kindi kintu rega buriya Yago yazize gushayininga Yago yazize gushayininga Yago yazize kwaka araka cyane birenze urugero noneho atwika abanzi be baramugambanira irumuri rwe rwatwitse abanzi be baramugambanira batangira kuzana amajwi batangira kuzana propaganda ngo z'abakobwa ngo yateye inda batangira guhimba ibintu ngo bingwangwa ibina biriya byose ni ishyari n'urwango bari bafite Yago kuko babonaga arimo abacaho ariko nyamara biyibagiza yuko nabo Samudiya bizagera Samudiya rero yarageze niba hamwe bote ku muriro bacanye ubwabo nakuvuga ngo bose byagiye bibakora uyu munsi rero ubwo none twari turi kuvuga kuri iriya noza iriya video kubona Yago ashobora kuba yahanura ibintu bikaba akanditse ariko hari n'ibibi yagiye ahanura abantu ubuhanuzi bwose ni ubuhanuzi cyane ubuhanuzi bwose ni ubuhanuzi ntabwo kuba ubuhanuzi kuko bavuze ibyiza gusa none se abahanura n'abahanurirwa mu mbwire iteka iyo babahanurira ibyiza gusa ntabwo ariko buryo babahanurira rero niko bavuga ngo nta muhanuzi wabo ariko yagarimo umuhanuzi cyangwa nuko atitigisa ngo agire ngo uriyagize ngo mwamwemera agomba kuvuga indimi uravuze ngo ngo shaka tata mwamwemera ariko kukaza akivugira atuje ufata ngo ibintu ngwanywa nawe njya mbona mubyandikisha ibyo bintu ibyanywa ntacyo biba byamweretse icyerekezo kandi akakigeraho ubundi si utanywa nini twese ntitunywa oya ku isi hari umuntu ubaho utanywa buri wese aranywa kandi buri wese afite icyangwa kandi akunda none se rero mujye mumuvanaho induru akakubona nawe aza gukomangira ku muryango iwanyu urumva ngo mpaho kubyumva ndabona naza mu Rwanda azaba hari kandi ahari aho ngaho mu Rwanda biraza kumara iki kuri kariyeri rero kinini cyane natwe tugiye kongera kurya gute mbese tugiye kongera kubona platform rega hari abantu yagataha hostinga kubera ko nyine bari on distance kandi hari abantu bajyaga kuririra kuri channel yiwe
cyane oya hari uwavuze ngo tukiri aho ngaho hari abavuze ngo Eminyawe sinzi umuntu abizanye ngo Eminyawe ngo kuba yarahemukiye Yago ngo biri mu bintu byamukozeho wagaruka ngo Eminyawe nawe urayigeze abimukira Yago cyane Eminyawe se se wazanye wa mukobwa bimwita ngo nimba ninde hari waravuga ngo barabyaranye niwe wamuzanye kuri 3D ajya gukora kuri 3D niwe wamuzanye we na Jihad uriya mukobwa akunda kujyana na Jihad kabisa abantu bakabagaya none se urambwira ko haruwemo uburenze ubwo rero nujya uhemuka ujya umenya ngo bitinde bitebuke icyo kintu kiba kizakugarukira niyo mpamvu biba biri kubagaruka igihe bahereye baguhiga igihe bahereye bagutesha agaciro uyu munsi Imana urarara uyibonye ubu Yago nibwo agiye kwinjira mu bihe bye ubu Yago nibwo agiye ngo abanzi bawe bagiye kumva muri baca umugongo kuko ibyo bagambiriye biteshejwe agaciro byateshejwe agaciro bamwe bajyana gereza ibyabo umva bwabugambanye n'ibibeshyo bamushyiragaho babijyana gereza abandi barabiseberamo abandi arahunga abandi amagambo abari yagarukaho gusa icyo Imana itakoreye Yago ni iki igihe bahereye baguhiga igihe bahereye bagutesha agaciro uyu munsi Imana urarara uyibonye we Yago namubonye i Kigali kandi mu mwitege ageze i Kigali mu mwitege ibyo agiye kubakorera ubu iki ni cyo gihe cya gihe Yago yajyaga ababwira ngo murindire igihe cyanjye ubu cyageze ni inkuru nziza kuri Yago n'abakunzi be bose so ubwo rero nuko nguko bimeze ubwo bita Nyarwaya Yago aramutse yaje Kigali byari byiza twakoze nanone tugenda ku buhanuzi yakoze kuri Gitafu wumvishe ko bita Gitafu Yago n'ubwanwe ngo azakora indirimbo yakoraga yigeze hano urakoze imyenda bumva ko bita Gitafu ni yibye imyenda yarayibye oya baramwambitse imyenda arayikomeza none se byo no kuyiba no kwitiza ntabwo ari ukwitiza kandi wumva mu magambo yavuga yuko bari bayimuhaye ahubwo bo batanga ikintu bakisubira n'ububwa ntabwo bari bayimuhaye ahubwo nuko wenda ataramenyera ibintu byo kwambikwa kuri tele baramubwiye ngo ntayijyane ngo yarabyivugiye ngo arangije ngo ajya no mu kiganiro arabivuga aranabashima ko wamuhaye imyenda none se ubwo baramubaza nyuma yo guhabwa ishimwe yo kwakira credit barashaka no kwisubiza ibyo bari bamuhaye ariko bera bintu n'ububwa pe nimba baramuhaye imyenda ese nimba bataranayimuhaye bakabona arayikunze bayimurekeye cyane ko nawe bayimwishyuye cyane nako nabo bamubyaje umusaruro none se iriya ndirimbo ni iyabo bari kuyenjoyinga bayibyiniraho bayizamuraho amazina yabo ni iyabo ntabwo ari iyabo rero imyenda kuko yakabaye bateranya na Gitafu ntabwo yabateranya bamugira akamaro ibibazo hanyuma rero urabona n'ubundi nari kugira ngo tusoze tugane ku musozo ariko none twigarukire ku buhanuzi kuri Yago ndetse n'ibindi byose no kuba agiye kugaruka mu Rwanda aje kuronshinga ngo album yiwe nyuma yakoranye ingoma cyangwa se nyuma yakoranye indirimbo na Paraso ariko igitaramo cya mbere yagikoze avuga ko ari abantu bamutengushye ngo agiye kugaruka mu cya kabiri abamutengushye bose ariko wibuke ko bagarutse aragikora muri arena ahubwo se abantu bazakwirwamo ese erega muragira ngo muri kubica inyeri Yago aramutse avuze ngo teguye igitaramo abantu bakitabira ku munsi wo kugaruka mu Rwanda baba ari benshi cyane kubera yuko icya mbere abantu bazi yuko abenshi harimo n'abanzi be kandi bakitabira kuko bahurura bavuga ati ariko ni ibyanyabyora cyangwa baratubeshya reka tujye kubyirebeshereza n'amaso tujye kubyirebeshereza n'amaso ugasanga baje bazi ko baje kumukobera bakamufana kumbe baje kuzuza umubare banuzuza isezerano ry'Imana kuri we yagagiye kubakana ahubwo nimureba nabi uzamujya imbere azashya yego ubuhanuzi cyo bivuga ubuhanuzi bwawe nubwe uri gusohora erega nawe uko ibyo abandi yahanuye byasohoye nawe ubibye nibwo bigiye gusohora abantu bose bakabona bakishima bakabona Nyarwaya wabo yagarutse mu Rwanda
yagiye afasha abahanzi benshi ba Bulldog n'abandi bose abana amafaranga na Fireman. Yego aragiye kumbwira iriya ndirimbo hari abantu bavuze ngo yego ntazi kuririmba najye iwabo nkajya numva barimo baracuranga indirimbo ye ngo mama dawari sinigeze nikoza nimbari umunde nkorera yo madorari tipe wo mu cyaro risofaniye mama dawari yego ntujyane mu rukiko urangije indirimbo yawe so reka twereke umusozo w'ikiganiro cyacu ni update ikiganiro byacu biba biri bugufi cyane tuba tugira ngo namwe mubirebe mu gihe gitoya kitabagoye so reka ngushimire wakoze cyane nawe.